nongere mbaye ikaze abakurikira Urujijo Imfura TV, ku bantu bakunda ibiganiro mbagezaho by'ijambo ry'Imana, mukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo mujye mubona n'ibindi byinshi nzabagezaho. Muri aka gace nise sobanukirwa Bibiliya, tuzajya dusoma imirongo si yose ariko ni imwe n'imwe yo muri Bibiliya, ariko nyine nanone ishobora kugira aho yatuvana ikatugira naho yatugeza. Noneho uyu munsi ndashaka dusome muri Matayo igice cya 7. Hari abantu bakunda, hari igihe usanga akenshi na kenshi muri iyi minsi byareze yuko abantu hafi ya bose twabaye abigisha, twabaye abavugabutumwa, twabaye abahanuzi, twabaye abanyabitangaza, ariko mu by'ukuri ntabwo twese ariko bimeze. Reka dusome turebe ngo mbese nubwo bwose abantu benshi bari kugenda batubwira ko ari abahanuzi, bari kuza bakaduhanurira, bari kuza bakatubwira ijambo ry'Imana, mbese Bibiliya ibivuga iki? Reka dusome muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 16. Aravuga Matayo 7, reka turasoma kuri 15. Aravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi nyine turi kubona abahanuzi benshi, tukabona umwe araza akakubwira ibye, undi akakubwira ibye, n'undi akakubwira ibye, ariko hano hari kuvuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana, ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ni ukuvuga ngo urumva hano Bibiliya byanga bikunda iri kugereranya abo bantu, ikavuga ngo mbese hari umuntu ushobora gusoroma imizabibu ku migenge? Hari umuntu ushobora gusoroma imizabibu ku migenge cyangwa imbuto z'umutini ku bitovu? Muri iyi minsi nyine nk'uko bihari, baraza bakaguhanurira, rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo bari kukubwira biri gusa naho uri gusa nkaho ugiye kubibona, ariko nubwo bwose ugiye kubibona hari igihe aza n'ubundi akakubwira ibintu bidashobora guhinduka kuri wowe. Hari igihe umuntu aza akakubwira ngo mu by'ukuri ngo Yesu upfuye, kandi gupfa ni ibintu iteka n'iteka byakubaho. Wagenda imodoka yakugonga, wagenda ukagwa muri ruhurura ugapfa, noneho umuntu akaza ngo araguhanuriye akakubwira ko yeretswe upfuye. Ariko hano Bibiliya iri kutubwira ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Hano rero ngo nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto zabo. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro, nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo urumva abo bantu byanga bikunda ikintu kigomba kuba tubwira, tuzababwirwa n'imirimo bakora, n'imbuto bera. Ese uwo muntu nubwo ari kuza akatubwira gutya na gutya, turabwirwa n'iki niba atari umuhanuzi w'ibinyoma? Ese turabwirwa n'iki niba ari umuhanuzi w'ukuri? Hano baravuga ngo nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Noneho ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. None ikintu cy'ikibazo nuko hari igihe usanga umuntu ari kuza akaguhanurira, ariko ugasanga imirimo dushobora kuba tubwirwa
n'ijambo ry'Imana, imirimo tubwirwa na Bibiliya ugasanga itandukanye cyane we n'ibyo akora ugasanga bitandukanye n'ibyo ari kukubwira. Kandi hano baratubwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Noneho ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ngo ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi abantu biyita abahanuzi, ariko njya nyoberwa niba batanabasha gusoma nk'amagambo nk'aya ngaya ngo bavuga ngo mbese ko tuzabwirwa dutya ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe kuko sinigeze kubamenya. Baraza bakaguhanurira, ariko hano urabona ko aravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi heze abahanuzi b'ibinyoma, baraza bakakubwira ibintu urumva bazavuga ibintu bibe, bakora ibitangaza bikoreke, ariko nibagera imbere y'umwami ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Hano rero urumva ko nubwo akenshi na kenshi abantu turi kwizerera mu buhanuzi, mu by'ukuri ngewe mbona ko ubuhanuzi bw'ukuri busa nk'aho bwarangiye. Barimo baratubwira bati, ni ukuvuga ngo turimo turabyizereramo, ariko nubwo turi kubyizereramo ntabwo tuzi ibyo turi kwizera. Ko niba ijambo ry'ubwaryo riri kuvuga ngo bazaza bampagarara imbere bambwire ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, urumva ko byanga bikunda barabikora bigakoreka, noneho twebwe tukagendera muri ibyo ngibyo bisa n'ikigare. Ariko mu by'ukuri hano Yesu aravuga ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Mu by'ukuri ikintu ngiye nshaka gushishikariza nonaha ni uko kuri buri wese ku giti cye twakagiye dufata umwanya tugasoma ijambo ry'Imana, tukabasha gusobanukirwa uko ijambo riri, aho kugira ngo tugendere mu kigare twizere ubwo buhanuzi usange n'ubundi ni ubuhanuzi bw'ibinyoma. Kandi hano n'ubundi babasha kutwereka neza ko nubwo bari kuduhanurira bari kuvuga ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibimwe kuko sinigeze kubamenya, byanga bikunda urumva nabo ubwabo bazaba biyizeye yuko ibyo bitangaza babikora, ko bahanura, ko birukana abadayimoni. Urumva birukanaga abadayimoni, bakoraga ibitangaza, baranuraga kandi baganura mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ariko ngo nzababwira ngo nimumve imbere mwebwe abakora ibibi kuko ntabwo nigeze kubamenya. Reka nsoreze aha ngaha, wenda mbwire abakurikira Urujijo Imfura TV ko ku muntu wenda waba abasha gukunda ijambo ry'Imana hari icyo abona nshobora guhindura mu buryo wenda mbivugamo, cyangwa se hari ubwunganizi cyangwa hari inama, yabishyira muri comment.